ese Pi koko izajya ku isoko igira agaciro gafatika ituma abantu nyine babona amafaranga nk'uko babitekereza uyu munsi wa none? Genda byemera kubera impamvu eshatu ari nazo zituma cryptocurrency ikomera cyane: blockchain technology, immunity and liquidity. Gusa nawe ufite uko ubyumva cyangwa se uko ubibona. Mu maso y'abanyarwanda ndetse n'amatwi yabo cyane cyane urubyiruko, dore ko ari narwo rwinshi cyane mu baturage bose batuye igihugu cy'u Rwanda, benshi bamaze kumva cyangwa se kubona ijambo ryitwa Pi Network. Pi Network ni iki? Ikaze kuri Gain Focus Rwanda. Nanone uyu munsi ngiye kubabwira ikintu gishimishije cyane muri cryptocurrency, babwire ibijyanye na Pi Network. Ese waba warumvishe ikintu nk'icyo cyangwa se waba wifuza kumenya Pi ni iki? Ni gute wayijyamo? Dore ko tugiye nanone kureba ese Pi koko ifite ubushobozi bwo kuba yahindura ubuzima bw'abantu, dore ko benshi mu bafite iyo Pi bifuza cyangwa se bumva ko Pi igiye guhindura ubuzima bwabo financially. Nibyo tugiye kuba turebamo. Ese izaba launched ryari? Igiciro kizaba gihagaze gute? Ese izaba ifite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bw'abanyarwanda? Nona natwe Gain Focus Rwanda, inspiration for today, the success for tomorrow. Pi Network ni iki? Pi Network mu magambo yoroshye cyane ni digital money cyangwa se cryptocurrency cyangwa online currency nk'izindi zose nka Bitcoin uko niyo yamamaye cyane, ndetse na Ethereum. No kuvuga ngo iyi ni cryptocurrency nshyashya iri kuza, dore ko bakiri kuyubaka ndetse itaragira n'igiciro, ariko abantu benshi bayitegerezanyije amatsiko. No kuvuga ngo biteguye ko ari cyo kintu noneho cyo kubatabara ku bijyanye n'ubukungu. Gusa itandukaniro rya Pi Network cyangwa se Pi na Bitcoin nuko yo byoroshye ko buri muntu wese ashobora kuba yayibona gusa akoresheje smartphone. Nta mpamvu ya computer zihenze cyane cyangwa se umuriro mwinshi cyane, amashanyarazi menshi cyane, dore ko kumininga Bitcoin bisaba imashini zihenze cyane, kandi izo mashini zikonsoma umuriro mwinshi ku buryo nibura muri Kimironko haramutse hari imashini zimayininga Bitcoin ebyiri, umuriro ushobora kuba waba muke cyane cyangwa se ukanabura burundu. Dore ko ni ukuvuga ngo Pi Network kugira ngo yo uyibone ni ibintu byoroshye cyane. Ni ukuba ufite Pi Network app, hanyuma ugatangira kwaninga izo Pi utapinga gusa kuri button yanditseho mine mu masaha 24, yamara gushira ukagaruka ugakandaho buri masaha 24 ukajya ubona izo coins za Pi. Abarenga miliyoni 50 ku isi bo bamaze kwinjira muri uyu mushinga wa Pi Network. Muri aba ngaba harimo abanyarwanda, harimo urubyiruko rwinshi cyane rw'abanyarwanda bari kumininga iyi Pi. Bose bategerezanyije amatsiko igihe mainnet launch cyangwa se igihe izagira ku isoko ikagira igiciro ku buryo bashyira ku isoko bakabona amafaranga nk'uko babitekereza. Bategerezanyije nyine amatsiko benshi cyane kuko bizeye ko aricyo kintu gishobora guhindura imibereho yabo, bitewe n'uko ba nyirayo iteka ryose bagenda bavuga ko Pi ije guhindura ubuzima bwa benshi, bitewe n'uko benshi bayigereranya nka cryptocurrency ya Bitcoin ya kabiri, nayo igiye kuza igaca gahigo ikagira igiciro kinini cyane, maze ufite Pi nkeya cyane akaba afite ubushobozi rwose bushobora kumukura ku rwego rumwe bukamugeza ku rundi. Ubundi Pi Network yajite ntago yigeze isa gutyo gusa, kubera ko ya developed cyangwa se yakuzwe n'abahanga cyane bakomeye cyane bigisha muri za kaminuza zihambaye cyane, ndetse akaba ari n'abahanga muri za mudasobwa. Dore ko iyi Pi yatangiye gukorwa mu mwaka w'2019. Bafounder babo bari muri groupe ya Stanford graduates cyangwa se bagraduatinze muri kaminuza yo mu Bwongereza ya Stanford. Abangaba rero bagize igitekerezo cyo kuba bakora cryptocurrency ikomeye cyane, ifite agaciro gahambaye kandi nanone yoroheye buri wese, ku buryo buri muntu wese nyine ufite smartphone ashobora kuyigiraho akaboko, cyangwa se ashobora rwose nawe gutunga Pi maze akaba mu baherwe ku isi babikesheje nyine cryptocurrency ya Pi. Baronshinze rero iyi app ya Pi Network ndetse batangira kubaka community ikomeye cyane umwaka ku wundi. Kuva 2019 kugera uyu munsi ntago iragera ku isoko, abantu benshi kandi barayinjiramo umunsi ku munsi. Miliyoni z'abaturage ku isi bamaze kuyinjiramo, ndetse ubu ngubu iyi Pi Network
network muri development yayo mu rugendo rwo kugera ku isoko, ikaba muri phase 2 nibwo habayeho gutestinga nyine niba iyi Pi ishoboka koko ishobora kuba yajya ku isoko ikagira agaciro nk'uko ba nyirayo bagenda ababivuga. Ndetse muri iyi phase 2 nibwo habayeho no gufixinga ibibazo byinshi cyane byari biyirimo kugira ngo bitegure nyine kuba yagera ku gihe cya launch ikajya ku isoko, wowe uyifite n'undi uyifite mukabasha kuyikuramo noneho amafaranga. Byavugwaga ko ino Pi izajya ku isoko muri kota ya 4 y'uyu mwaka. Dore ni iyi ngiyi tutangiye. Reka twibaze ubundi se kuko ubu ngubu irajya ku isoko yujuje ibisabwa byose kugira ngo ibashe kuba yajya ku isoko? Ni ikibazo uri kwibaza, nanjye nicyo ndi kwibaza. Ariko reka turebere hamwe ubundi ibintu bituma cryptocurrency ikomera cyane, turebe ibyo Pi network ifite, maze tujye tureba niba kuko ino cryptocurrency cyangwa se ino Pi izagira agaciro cyangwa se izanajya no ku isoko igatangira gukoreshwa abantu bakayibyaza umusaruro nk'uko benshi babyiteze. Ikoranabuhanga rya cryptocurrency, ubundi kugira ngo cryptocurrency ibeho kandi ikomere igomba kuba ifite ikintu cya mbere cyitwa blockchain technology. Ni ukuvuga ngo cryptocurrency igomba kuba yubakiye ku ikoranabuhanga rya blockchain, ari naryo rituma iba yizewe, ifite umutekano kandi ku buryo bidashoboka ko ushobora kuba wayiforoda cyangwa se ishobora kuba habaho guhakingwa cyangwa se kwibwa amacoin ufite. Rero iyo cryptocurrency yubakitse muri ubu bwoko bwa blockchain kandi ifite strong blockchain, biba bivuga ko transactions zikorwa nyine ziba ziri safe kandi zizewe. Ikindi kandi iba iri decentralized kugira ngo nyine habe nta muntu n'umwe ushobora kuyikontorora, wenda banke, government ndetse n'abandi bantu ku giti cyabo, kubera ko iyi system ya blockchain ituma nta muntu n'umwe ushobora kumenya icyabaye cyangwa se niba hari transaction yabaye. Kingiki cya blockchain, niba muri kubona Pi abahanga bayo mu kuyubaka nk'uko mugenda mubona amatangazo yabo ku bayifite, ku bari kuyikoresha, nuko bari kubaka n'undi blockchain ihambaye cyane kugira ngo nyine iyi Pi izabe ifite umutekano wizewe 100%. Bivuze ko iki ngiki cyemera Pi kuba cryptocurrency ikomeye cyane. Ikindi nanone ni community. Rubango cryptocurrency nta community hari ntago yaba ihari nayo, kuko ni amafaranga ahererekanwa n'abantu ku giti cyabo, kuko nta muntu uburimo hagati ngo abari we ugenzura cyangwa se utuma za transaction zibaho, ahubwo ni abantu ku giti cyabo bikorerana hagati yabo maze bagahererekanya ayo mafaranga. Hanyuma community yaba ari nini cyane bigatuma agaciro kayo kagenda kazamuka bitewe nuko abari kwikenera bari kugenda baba benshi, demand iri kuba nyinshi bigatuma prices komeza kugenda zizamuka. Ibi rero nabyo dushobora kuvuga ko Pi network bifite, bitewe nuko ubu ngubu ifite miliyoni zirenga 50 za active users z'abantu bari kuyikoresha aka kanya. Uvuga ngo iyo ni community ikomeye cyane ishobora gutuma Pi network iba strong, ikagira abantu benshi bayikeneye kandi bayikoresha umunsi ku munsi, bigatuma agaciro kayo kaba kari hejuru cyane. Ikindi ni liquidity. Nukuvuga ngo kugira ngo cryptocurrency ibe currency ikomeye cyane nuko ibifite icyitwa liquidity. Nukuvuga ngo bigomba kuba byoroshye kwigura ndetse no kuyiseringa. Cryptocurrency rero yoroshye icyo kintu ku buryo abayikoresha bayibasha kwigura ndetse no kwigurisha ku buryo bworoshye cyane, bituma igira imbaraga nyinshi. Urugero, cryptocurrencies kugira ngo zigire liquidity ikomeye cyane nuko ziba zigomba kuba listed kuri exchanges nyinshi zigiye zitandukanye, maze ibi bigatuma nyine liquidity yayo iba nini cyane. Niyo mpamvu rero ama cryptocurrency ari listed ku ma exchanges agiye atandukanye, urugero nka Bitcoin ndetse na Ethereum bifite agaciro gahambaye cyane kuko na exchange nimwe itayifite, kandi abantu bamaze kuba benshi, community imaze gukura cyane, bituma nyine agaciro kazo kagenda kazamuka cyane umunsi ku munsi. Reka twibaze, ese Pi iki nacyo iragifite? Yego, abahanga bubatse n'ubundi iyi Pi iki nacyo bagitekerejeho, aho bari kugenda noneho begera ama exchange akomeye cyane harimo Binance, Bybit, OKX n'ayandi menshi cyane, Coinbase n'ayandi menshi cyane akomeye, kugira ngo barebe uburyo Pi yajya kuri ayo ma exchange. Kandi ba nyiriza exchange nabo bamaze kubona ko Pi iri potential kubera ko ifite millions of users, byoroshye nyine kuba ishobora kuba yagira rwose isoko rihambaye cyane.
hanyuma ama exchange menshi yamaze kwemera ko azayilistinga. Ibyo bisobanuye ko Pi izalistingwa ku ma exchange menshi cyane kandi akomeye. Ibi nabyo biyongerera agaciro bigatuma liquidity yayo izaba nyine ihari korohera abayikoresha mu kugura no kugurisha, maze bigatuma nyine agaciro gakomeza kwiyongera kayo. Urabyumvishe? Yego, ibi bizabaho kandi Pi izagira agaciro. Gusa nawe uko ubibona ufite ukundi kuntu ubibona, ariko nkubwire ni uyu munsi hari icyo bita P2P. Ni ukuvuga ngo abantu ku giti cyabo bashobora guhererekana za Pi. Ubu ngubu Pi imwe umuntu ari kuyikugurisha amadolari 0.3, ni amafaranga asaga 500 y'amanyarwanda. Ibyo kandi biri gukorwa n'abantu ku giti cyabo. Pi itarashyirwa ku isoko, itarashyirwa kuri exchange n'imwe kugira ngo igire agaciro. Ibi biratangaza cyangwa se biragaragaza ko Pi nijya ku isoko izagira agaciro gahambaye cyane. Reka tujye twibaza tuti ubundi Pi izaba launched ryari? Ngamatsiko ashire, amagambo ashira ivuga, dore ko benshi bategereje imyaka myinshi kuva 2019 kugeza uyu munsi, ndetse hari n'ababivuyemo basiba n'ama-application yabo kubera ko babona ko yatinze, ko bishobora kuba byaba scam. Nawe uri kubyibaza, nanjye ndi kubyibaza, ariko se Pi izaba launched ryari? Reka turebe igihe Pi izaba launched. Pi ntago development stages zayo zose zirarangira ngo bagere kuri fine ku buryo bahita balaunchinga, ariko biri expected ko izalaunchinga muri Q4 y'uyu mwaka wa 2024, kandi already ni nkaho twayinjiyemo, nako twamaze kuyinjiramo. Reka dutegereze turebe muri aya mezi asigaye kugira ngo uyu mwaka urangire, maze turebe niba koko Pi bari launch. Gusa mbere y'ibyo nuko ba nyirayo bari gutuma nyine KYC zigera ku bantu bose kandi ziverifyingwa vuba vuba kugira ngo byorohe amakaunti y'abantu abari verified, ndetse mainnet launch niba izo tokens cyangwa se izo coins zizabe distributed ku buryo bworoshye cyane kuri ayo ma verified account. Reka dutegereze twese. Ubundi se nihe mpamvu ishobora gutuma wajoininga Pi Network guhera uyu munsi nawe ugatangira ukamininga, maze ugategereza amahirwe niba koko ari ayawe, niba koko Pi izajya ku isoko ukagira nawe amafaranga afatika, nk'uko ba nyirayo babivuga ko ari ikintu kije guhindura bimwe mu bintu cyangwa se ubukungu bw'isi, maze amafaranga akagera no kuri ba rubanda rugufiya. Impamvu ya mbere ugomba kujoininga Pi nuko nta mafaranga bigiye kugusaba. Icyo ugomba guspendinga gusa ni igihe, kandi nacyo gitoya kitarenze isegonda utapinga kuri button ya mine mu masaha 28. Ikindi cya kabiri kandi nanone ntago ukeneye ibintu byinshi by'ikoranabuhanga, ni telefone yawe smartphone. Ibyo bibiri birahagije, dore ko nta kintu biri bugusabe kandi umwanya umara mu bintu bidafite umumaro. Nyamara uspendinze isegonda rimwe ukanda ahanditse mining, bishobora kuzagera Pi ikajya ku isoko ukabona amafaranga utigeze urota gutunga, ariko niyo ayo mafaranga utayabona nta kintu wigeze uhomba. Izo ni impamvu zishobora gutuma joininga Pi va munsi. Again, Focus Rwanda, inspiration for today, the success for tomorrow. Mbabwira ibintu ushobora gukora cyangwa se bishobora kugufasha kuba wava ku rwego rumwe ukagera ku rundi. Niyo mpamvu nkubwira ni jugumana natwe kugira ngo ibyo tukubwira byose ubyumve kandi utangire ubishyire mu bikorwa, urebe ko mu myaka mikeya nawe utaburi mu bahinduye ubuzima bwabo.